ya gatoya kugora APR mu gatoya na now made by BAL MBB imeze nabi ni wagadi so irani so you judged by the I'm telling you like the cover you're like no kuri I'm judging them ngo we run down we don't judge you know we judge kuri kizo for sure take bro na abakinyi bawe bose nababonye bro ndanareba ekareka APR ni amakipe wo muri South Africa uri umukina muri rege we tabizi yuko na trash ubuzareba bro ira bona ngo ni wagadi ushobora gutungurwa ni wagadi bro ndakoze bite byaho fan sembizi nta uranga APR iro ni easy win so kujya South Africa nyewe biri guaranteed APR South Africa guaranteed nanjye ndabishaka rwose I'm rooting for you uzimamo siditanda ifite umutuntu tugabo nyine twihambira tutamo ba Sudani ifite abanyamerika bangaye n'abanyakenya urumva nukwihambira urabona se tuzaba bambere oya pe apero kuambere bikuye uzikipe bazakina nayo Suizi ikipe bazakina nayo BAL hii yo zaje zamera nka Al-Ittihad kuno muri Sahara ni muri Kalahari kuno yagitambuka ni kuri inaza na APR zakubita ubundi APR za kabiri APR za teaching APR ngiye kabisa nzabafana APR rwose nabonye ira MBB ago squad ya nabonye MBB mbona ikipe zagurana ni imwe bro ni Nairobi City Thunder niyo yonyine Yes, we are back again with the Buzzer Pod, episode 23. Nyana gatatu. Ko mubimenyereye, this is Kabei. Good is. Ni Kabei. Nose warate nki present. Warate nko present. Ngo this okay ngaho. This is Kabei. Uyu nguyu iri hano amitaruhiriye. Asante sana. Twishimiye kongera ko tugarutse muri episode 23. The Buzzer Pod. The Buzzer Pod twagarutse. Abantu benshi bari batwishe muri comments. Oya. Twabumviye uploading video. Reka twavuze ati reka twongera ku disappointing. Kabisa. Tugerageze kuba on time. This time no go like ngo nibwo the real deal. Ari BAL champion irimo kuvuga ku musozo NBA bimeze neza kandi champion yacu none kuno bikaze birakaze fo tutangire ku champion yacu nyine kuno champion yacu kaze nuko for now ari amakipe atatu atazi neza kurimba zajya muri playoff cyangwa atazajya muri playoff anyway dutanye match yabaye tangire kuri ntuze kuri ntihabanje se UGB na Espoir UGB na Espoir yego urabizi UGB irashaka umwanya wa kabiri irashaka gukina playoff yari match komeye urebye neza yo na Espoir bajyanye Espoir yatakaje gutira match bajyanye gake umwe arahantu Espoir iragira bazamukana 10 points ndimo kuri statistique mbona yagigeze kubazamukana 10 points ikosa yakoze umutoza wa UGB sinzi impamvu yicaje nani Dumbia bro amasa almost kate ya gatatu yose ko nabonye volume de jeu nawe yarakinnye iminota myinshi nk'isanzwe ubundi mbere yakinaga match yose ariko yakinnye 32 minutes numva umunani myinshi kate ya gatatu almost yose nagayiki ariko nabyo ni byiza cyane byatuma ndabashimye bakina rero wabajije ikibazo ngo niye mpamvu Espoir yatsinzwe match okay best player wabo Nyembos n'umuzi umukongomani numero 12 yagiye muri carte ya gatatu ashize nk'iminota 5 isigaje nk'iminota
yagize cramp muhanga garuka biranga none bafite undi mupeti yitwa Tariq number 0 he Espoir yagutsinda ari match ariko that dude his confidence is right here, his basketball skills are wise, basketball wise arahanga ariyumva cyane like abandi bose mutuza saba time out, he's not with the group, ari ku ruhande like trying to prove like he's the best player. He's not even the best player in the team. Ari tipo ambwiraga nuze nyembo ari ampire kandi bose they were giving ibyo byose bafite ari ira game yabari kwitsa urampeti nabo jene nanice hafi na ban nago afite attitude nziza. Tariq, he really has not like I don't know is niba avuga icyongereza cyane niyo mpamvu aba yakanza abantu like it's bullshit, some bullshit nibyo gusa like confidence irahanga basketball naga be backing reka at least he can play atije bugufi, he can be a shooter. Umuntu akoraga ibyo bintu kwivugisha ibyo bintu yari David Nichols ariko yaracirinze ariko nawe backing attitude na basket bigenda kungana ariko nawe yaracirinze nawe nagakibikosha so uramu Tariq rwose mva nta kintu kirimo wapi time out kona ari kureba ku ruhande like he's not with the group like bro you cannot play nagushobora gukina basket uri wenyine like no that's what nagwambaye imyenda gasani y'abandi vipi za Gasongo yakinye neza Gasongo, he was okay yakinye iminota mikeya ariko minota bamushinze shore ko umwe n'umutoza ntago byumva kimwe kabisa nta nubwo ari ibyo ngibyo simwe ko ari ibyo ngibyo ahubwo uko kubwava yarakinaga nta nubwo arakina yakoze nka block enye mu minota itarenze 5 block enye kabisa za papa vuba ariko mbona ngiye mutoza match maze kubona za Espoir si byose nabona umutoza mu expose ku mafoto gute arukuna amanuza ama pick and roll nyine arukuntu binjira nko muri pick and roll bituma akora amakosa menshi kubera ko ari giye bari wenyine muri nuze nyine ntago aramenya kuri agomba kumukinisha ariko naho Gasongo Fabrice umuhoza ari nka second man urumva ugiye nka bambona ari nk'umupower forward nka Dumbia agize umuntu umudefenseur umorienta kuri Gasongo mu defenseur wose akajya mwohereza kuri Gasongo bro yazava mu kibuga afite nka block 10 kuko nka second na muntu na diaranga na chingi kanga na muntu bazifite kari ku minota mike cyane hagati ya 15 na muntu ufite urumva timing nka second man nka moza muri iki gihugu ariko nawe arazicesenga koko waze mpava kuri bikosa byinshi akaba yavuyemo oya amakosa akora abari hamwe na nane na defenseur akora n'igihe nyine bumva arazamuka bakanyine ariko agiye bagiye bamu orienta umukinyi urumva wow nawe bagakora defense hanyuma bakaza cleaninga gusa byaza bikora kuko aranabizi byaza bikora niyo mpamvu narimo kuvuga nyine kuntu umutoza ashobora kuba mu expose agakora amakosa menshi yakagombye kumenya kumukinisha nyine yakagombye kumukinisha agakina hamwe n'ujama Eric wundi Kayondo oya Eric wa nani wa Espoir nuze bamwita rindi zinaniri urabo nawe bakinisha nk'umuntu uze mu center uri akagombye ayige kuntu yazamukinisha hamwe na Fabrice na Gasongo Espoir yazakina neza on the other part kuri UGB urampeti Kayondo Erikson shara tuhimwa ku minota mike ya 20 minutes 22 points yego game yiwe iri kugenda zamuka urampeti ako none ikindi gihe mushakiraho noneho taye ye yakize double guy shaka amatama 20 na rebound na 10 double digits zirahageze kandi ni rebound nka 12 n'amanota yawe 18 zingahe ariko ngaho umaking sure yuko uri yereka mwereka statistiques ni ikintu gikonta uri mu basketeur udashobora kureba ngo bimeze statistiques ugomba kuzajya uzireba ukava mu kibuga ukareba gati yo byayenze bite ko kinafashe zino rebound urumva rero Kayondo mid distance yo yayikozeho
ukora ko mid distance rwose yayikozeho kabisa ariko yayikozeho icyo akeneye na aggressivity gato ariko ngewe rwose muhaye rwose aggressivity on the board cyane ukuri pe ngewe muhaye akora ziwe I'm throwing your flowers uri kwevorewa neza kandi the work ari gukina neza kabisa ari mu bantu bari gutuma UGB ikina neza buya nimba sabona nimba off the bench nazari kuri nuze off the bench I don't think so asigaye umustata se vipi za Thierry wa Thierry nawe aranga yakinye neza twatunditiwe but ngwa bimeze sinavuga ngo yagiye hasi cyangwa yagumye ari constant gutya ni ikibazo rero kabisa ntabwo yagiye hasi kandi imbere yakinaga yabonaga ari iminota myinshi kurusha nuze Erikson njyambora kuri je rwose nko kuri Rampeti Thierry ntiyigeze azamuka ngo yazamutse cyane ntiyigeze anamanuka yabaye consistent and shout out to the Ghanaian MVP Amatoe Kofi arya ni Kofi ni Amatoe Kofi irindi ndibagira irindi nimba ari James nimba ari gusa yatangiye bona nari convinced ngewe ariko ubu yatangiye kuza nuko bigenda ubu yatangiye kuza ubu UGB isigaranye match ebyiri muzi Tigers yitonde na Reg so Reg iramuzitsinze ibyo turaza kwibara nyuma reka tuvuge kuri match ya kabiri yabaye match ya kabiri ya Patriots na Reg. First of all, I was disappointed. Nimba ari federation itarateguye ibintu neza. Nimba ari iki like ko yakina abafana bari. Okay, voilà. Kuri icyo kintu rero federation match iri capital. Federation nago nayitera amabuye cyane ariko mu match kuri igie urabizi niho bavugira ko batangariza match kwa. Bayishizeho kuwa kabiri ndakeka kuwa kabiri oya bayishizeho kuwa mbere nibwo batangiye gutangaza iriya match posta bayishizeho kuwa mbere listen nyine umusibo ari umusibo ejo bayishize kuwa mbere match iribuze kuwa gatatu so urumva kuri bari muri BAL cyane bibagirwa ko champion igikomeza Rwanda Basketball League igikomeza kiri nibaza biragoye yuko n'izi match ubundi ziba zigurisha ariko mu gihe cyose amakipe atari involved mu kugurisha match za cyane nta bibuga bafite ibyo ntabwo bapfa kubivugaho none ahangaha ngewe ibyo ntabwo nzongera kubivuga ahangaha nafite ntabwo nzongera kubivugaho nafite umuperezida umwe urumva cyangwa umukozi wo muri federation amakuru ndi gukurura neza Reg umwaka utaha byaba sawa cyane yubakiye gymnase yaho n'ikibuga cyabo I expect them byaba ari byiza cyane kina ku kibuga cyabo bakanishyuriza wenda federation igaryaho du pourcentage twabo ariko ngewe ntabwo ibyo aribyo nshira imbere banumva federation ya sinzi mu batimba ba marketing sinzi mu mirikire ya game wabonye BLA igihe batangiye kuvuga iby'amatike batangiye gutangaza BLA kera ubu finals deja batangiye kugurisha amatike ya finals kandi Nile conference tari yarangira so niyo nashaka nimba muzi ko match ya APR urumva na Patriot mu bitangaza numvise ngo wa munyamakuru Sidik ngo abafite avuga ni uvuga kuri basket like mu bishire kuri radio ayijizanye nka 1 week before match ya Reg na Patriot abantu bose bari bizi ko ariyo match yakuraga abantu benshi cyane shout kuri Sidik ariko ibintu akora ntihagije ati nyine naguru sinzi nimba ari federation yagombye gushyiramo imbaraga federation binago mvuze ngo Sidik n'ugomba kubishakira ni federation igomba kubimurika 1 week nyine nawe ndimo kuvuga nyine ko byibara bikavaringaho gake bikajya kuri mainstream media ariko ntibihagije tu handi ndashaka uzamhosting Sidik nazaze wa mugani ndashaka kumva take yiwe kuri numve kuno no mubandika wa mugani nabo bankotanyi like we ndashaka like nabyo ndashaka kumva relema like what is your take muri ibintu bya like muri organisation ya federation urebe kuri Rwanda BLA development like everything manuma nashaka take yabo like numve kuntu babitekerezaho
sinzi man sidike regera nkweke bano batipe ball zabo ni foto kabisa na basket wagira ngo nakazi ku kazi kabo bamuhaye anyway like is not his thing nago basket ari ibintu kandi ni wanabimurenganyiriza nimba bose kuri radio yavuze ati ibino bintu ugomba gukavaringa basket bikabari akunda bizi neza umubwiye ngo tuvuge ngo NBA irimo ko ngati dukoraga prediction gatoya avuze ibintu nka bitatu umugo okay so kumudisinga ariko ngiye niko ngiye mbibona mugani yani opinion yawe mugani maze kubikurikirana ibintu avuga kuri radio ninki nagaruka kumupinga ariko ntago ndamwumva anyway tukira aho ngaho rero match ya Reg na Patriot match yatangiye 10-0 run ya mbere yari ya Reg 10-0 Patriot the same muri carte ya mbere nayo yongera ikora run 10-0 naho baranganya match irakomeza paka ngenderangira Reg itsinze Patriot namwo muri last minute habayemo ibintu birenze cyatare reka ncemo nk'utuntu nkatungahe urumva Reg muri après carte ya kabiri yakinye zone na carte ya kabiri igenda kurangira yakinye zone Patriot irayigora pe nzi ko je muri knowledge yanjye nkeya basket ndabyuka cyatse kino muri tronco nzi ko zone ari defense ya mbere yose ku breaking biterwa n'ikirere ufite aba big man ngewe rwose loss baraye bafashe bagafata zone bikabonana gutsinda umubwire Reg points zayo point in the paint urumva yagize 40 points amanota 40 muri paint so you understand ko ahubwo muri paint aribo bakiniye cyane kurushaho so inyuma nta bantu boss ntabwo yari ari nta gushuta kwari bose bakiniye amanota yose kuko ni muri paint amanota 30 niyo bakiniye hanze na balance so amanota yose menshi 40 points ni muri paint Patriot 20 points muri point so you understand urumva ko ngaho Frank ntago yakinye Kado ntago yakinye Kamirindi ntago yakinye kandi niko byagenze Kamirindi yarangiye 0 point Frank 4 point n'ibino Kado 4 point 33 minutes urumva ni amanota make cyane so aba piva aba big man ba Reg aba ascorinze aba Patriot neza bigaragara cyane first of all ariko je ni ibintu wenda Patriot zabikoraho nabo baribizi ko nta musente bafite ntago bakina playoff ameze kuriya ase ubundi bo niba turaza kuyambwa ni kugira mu standings ariko Patriot ntago iri safe ikindi rero Patriot rero abatoza sinzi like niyo mpamvu Sani sinzi I understand it's your first year ariko Sani aho ngaho rwose kamem tujye yaba Sani yaba Patrick nandiye fu wicaye hariya there is something wrong with you rani ya mwagize urumva by the way Reg nigeze jya hejuru ya Patriot mid game no yayigiyemo cyaje match gitangira 10-0 Patrick itikura ariko Patriot karta ya gatatu urumva yazamutse biggest league yayo yari amanota 8 no guess what happened here nende kuvuga ngira abantu aba coach b'abanyarwanda ubu niye team yanjye yakoze the biggest run ni bande bari barimo tibyo ibyo soko ibara lele kambire your biggest run byagenze gute Jean-Marie yatangiye karta ya gatatu banga Reg ibarusha nk'amanota 2 nimba batari banganya urumva Jean-Marie atangira karta ya gatatu bro ya lokinze Dodi kuko Dodi niwe wari yari benye so aramuloke amufata defense kangwiza ukuri ya forcinze 4 turnovers kuri Dodi Jean-Marie araziforcing ku munota wa 8 bari hejuru amanota 8 baramuruhutsa urabona ko ikipe yari irimo yari Cole Steve Kado Fura na Kamdong na Kamirindi aba nk'aba big man barotating ariko Steve
abari hejuru ari Steve Jean Marie na Kore bro match yari iyo bakomeza gukina kuriya the game yari no match yari kurangira banarusha rege cyane what happened rero karta ya kane bahita bashiramo umujama yitwa Joel Kanle urumva Kanla aracyari musha muri league yes I understand sibyo aracyari musha muri league match yakinye ubushize yes yagize point ariko iyi match yeje yari yamunaniye kuko before midtime half time yafite amakosa 3 sibyo defense yiwe ni ya Jamari ntago bingana but still no muri offense yari hasi urumva kuki Jamari na timu yawe yakoze run y'amanota 8 sibyo kubera iki ya karita yose ya kane mutigeze mumusubizamo mumuzi neza ko yalokinze umukino kubatsinda icyo kintu like nka coaching staff yose ko muri batatu like hari ahantu abibonye nko ku munota wa Menyasane nabibonye ku munota wa 5 karita ya kane Jamari mbona kuyemo hapre gato muraricara bro what is going on kandi niwe wonyine you stop Dedi Jean Dedi ndakubwiza ukuri game wari kubuyifite nje nabonye nje ntabwo ndi kuri match cyo gukinisha abanyamahanga nagiye nayidana mu kazi kenshi abantu birananira koza ariko yo narebye statistique navuga ati yo muza Jean de Dieu wow was stepping up then arimo kwibaza nuze reg dafite boisi dideraza gusteping up wow ibaze statistique afite amanota 20 amasiste nk'atanu Jamari yakinye iminota 10 gusa uyu mujama yakinye 26 minutes kandi bose baranganya kandi urebye man sinzi ari kuri hano ariko tugomba guhanuze no ndabizi umukinnyi peut-être mwamuguza amafaranga menshi but nimba byamunani hariya give chances kubara abakinnyi mumuhereze Jamari mumuhereze nani chances basi munamubwiye muri offense ntihagire cyakora defense kuko yarayishoboye yanayikoze neza Jamari sinzi impamvu kandi sezo yose nta minota yigeze abona kandi mu gihe aribo nabonaga ntari nta kuntu wapinga umukinnyi ngo wowe uriya mukinnyi ndamuzi uramupinga nta muntu uzi umukinnyi bro nimba byanze nta yigeze mbona Jamari akina na turnovers urumva so ntago ari umukinnyi wapfa gushita ibintu byose akina ibintu bike bye byiza ama fast break tureba apara tubona agastira aragakora byo ni game ya Jamari cyane kandi ama game yose ariko ni ikindi kuri ya game narimo kwibaza nabonye statistique ndabaga ati yo bakinye neza nuze score nuze stat sheet nuze yakinye neza Prince shout out to him reka tubanze kuri nani ya Patriot yaturangiza na Patriot noneho ndabizi umukinyi baba bamuguza amafaranga menshi ariko na game itarimo mumwicaze ikindi n'aba assistant coach ujye ureba equipe yawe team yawe muri abo batanu yakoze run uyu ibiri muri form yakukore run ugakora the biggest lead iyo team bro uyigenderaho ukagenda ugabanya aho yakinye nabi urumva ariko iyo kipe ibiri tayari cyane baba banumvikanye neza cyane ariko the more your chemistry we breakinze bro game winaniwe byatari ibigutsinze byatari officiating abareferees bro atagira onye ngo babasifuriye nabi thank God yo sovere yaje bajya bashize ku murongo basifuye neza bimwe bitabaho tamishe sovere muri kaje minota ya nyuma Bruno come on Bruno ugize amahirwe ubonye umupira wafata aho kujya ufata umupira uri kujya kurega ngo umuntu yakandagiye hanze come on irage ura mupira wari ujye ufata bari gusaba tamor iwanyu wenda mwari kubona mara amanota kole murabizi ko ari clutch ariko wowe uri kurega ngo umuntu ngo uyu nguyu nkandagiye hanze urumva na vare hari urabizi neza urumva bashaka kujya kubireba inyuma and you guys mukajya hari yango vare mubizi ko itari IRS izakora muri playoff ira loss ya Patriot rwose it's on you coach n'aba big man coach n'aba big man nibo bamemukiye kabisa naho abandi bose bagiye bakina neza nta kibazo byatari urumva kuri side ya Regis
aha rege rero rege bose abo bose bari tayari bimwe bitabaho bari tayari sana. Shout out kuri Emile twigeze kugirana ikiganiro one on one ngo one of this time nigeze kumuvuga and everything urumva no Emile namubwira Emile muri iki gihugu nta mu bapeti mwazamukanye nta muntu wumva basket nkawe aho byo nabikandagiraho Emile yumva basket byatari he is defensively strong ariko ikinamukundiye ejo he works on his three yari gushuta yarashuse neza none yashusemo bizijyamo zikarata but he kept shooting. Shout out to you Emile even wakoze inside muri consistent muri rege muri no miss nta muri consistent nka nuze nka muhizi ari consistent byatari ari kubona amanota ye ngati ya 16 na 20 defense ye nziza mu bantu bari mu mukino na Prince yararimo mu mukino neza cyane ubundi umuntu cyane Shizirungu Patrick he was in the game cyane kabisa. Shout kuri Patrick, so shout out kuri rege rwose rege imeze neza abantu bose bari bazi impact ya coach ni iki none coaching staff irimo ko na coaching staff irimo kazi. How about the big guy wazanye umukongomani mbega umugabo utaruka ura kombo yo na recruitment none ira kombo yo na boss recruitment rege ura kabisa this time hakora mpepo azatanga akazi azatanga akazi pe abantu bose babibonye azatanga akazi ngizwe aleupe yose ngo odi arawe aleupe yose bro dang wena nani na boss bazaba bafite combination nziza kabisa na kombi za biryoshye byatari. Wow, shout out kuri rege nimba mutandi ira recruitment mwako hakomani igiwana ukuntu muri na minsi rege itari gupfa kumisinga mu bantu barekrita cyane. Yego kabisa nk'ubu rege nko muri playoff ifite Boisi ikagira Prince ikagira n'uyu mujama yitwa Kenda Garmin urumva uwe nawe na shaka sinzi mama atari muri game na game ejo naga yararimo ariko nawe hari igihe bimuzamuka shaka kagucoma amatwa yo gushyurana so tushobora kuzareba playoff nziza na indi sports nyine irimo se ku buryo bakongera ari Cleveland siko yavunitse se arandi hantu babona bakwiprovinga kubera yuko mbe mpamvu ikintu rege twari turimo kwishinja yari ifite umuntu umwe wonyine ushobora gufata icyemezo hagati yo ni boss wenyine rero iyo baza gukora inka babiri na Prince ariko iparike Prince yaba umukinnyi ukomeye cyane ko nuze uyu mutipe sana rutatika ari umukinnyi wabo ngeze n'izi saha birashoboka niyo makuru mfite amakuru nge nari mfite nariboneye neza ku mwandiko wa sana yari yavuze ko ko yavunitse ko azongera gukina ubundi yaravunitse azongera gukina mu kwa munani that's niho nariboneye text yiwe none akaba ari muri squad ya APR muri BAL urumva sibyo bizagenda gute ngewe nzi ko akiri umukinnyi wa rege niko mbizi byaba ari byiza byaba ari sawa cyane aje muri playoff amase nuze bigira imana vipi ntabwo yari ahari bro uramujama ntabwo yari ahari munyarasubiye yo menya tatsimbizi ntabwo no kuri bench ntabwo yari ahari ntabwo yari ahari fasha kuri rege urumva umupivo wabo mbona boss akiparike ko ariyo diara kontra izarangira kwa gatandatu APR nako yakorera yahitire nouvelle niko niko kora ko n'uribuka ko nabwo yaje muri playoff azayire nouvelle ntago batakaza batakaje diara bari mu mazi abira kandi nanuze nandoye nawe afite contrat nanuze gusa ya BAL gusa so urabona rero aho ngaho amakipe ko arane nako natanu APR uvanyemo APR na rege ayandi ko atatu Patriots Tigers na UGB barishakamo amakipe abiri vale ukuntu bimeze for now games za Patriots zarangiye zarangiye mu mikino 16 Patriots itsinzwe imikino 6
kubitwa na rege kabiri kubitwa ikaba ifite wins 10 point difference goal difference iri hejuru nka 150 ku 70 156 entre aho ngaho ikaba ari akangaye ubu kuko itari yakina kuko reg itari yakina imikino yose Patriot iracyari ku mwanya wa kabiri ariko reg ifite nka match nk'ebyiri itarakina urumva so uwundi mwanya rero ni UGB siganye match na reg n'indi kipe nye nazomko iramutse itsinze izo games zose yabifite win zingahe yatigira win ufite win 8 yatigira win 10 ariko goal difference bari muri minus Patriot ifite amayi voilà ugatureba muri back to back nani face to face head to head yatsinze Patriot na Patriot irabatsinda muri reto yatsinze Patriot yirusha amanota angahe make cyane ndumva nagari menshi urumva yatsinze Patriot yirusha amanota 4 Patriot ibatsinda amanota ya 15 point so difference irusha nande rero 11 point so babaye head to head Patriot hejuru urabona ko sport ya kane deja Patriot ifite ko byagenda kose ubwo turavuze ko bose bazitsinze voilà Tigers now izi games zose yazitsinze isigaje Tigers let's say bose batsinze ziriya game zose after this urumva abantu bikora no back to back UGB na Tigers UGB yabakubise ho back to back Tigers na Patriot yabatsinze rimwe na nane batsinda rimwe na Tigers batsinda rimwe Tigers shobora kuri hejuru ya Patriot face to face urumva na Patriot kabirusha reg so Patriot kuri goal difference irabarusha bose oya ntago yaburusha reg reg yikuremo reg yo imbayo na APR bose yikuremo amakipe kora atatu niyo yose aramutatsinze ariko Patriot izakomeza hanini kubera goal difference Patriot izakomeza ariko Patriot yakomeza izaba numvaga yaba nk'iya kane ariko APR nago izavoidinga gura na Patriot at any cost kuri first round ya playoff ntago yagombye kugira ubwoba so abakinnyi ba Patriot nako abafana ba Patriot nibagira ikibazo for now on bafite 70% kujya muri playoff abasigaye rero ni hagati ya UGB na Tigers izakina na Kepler Tigers izakina na Azomko those are must win games kandi if they win 8 ni 7 8 na UGB ni 8 so bose ni batsinda zafite 8-10 UGB iri mu mazi abira so for now ariko nanone UGB anakwita rege nta mikino I don't think so ariko nuko nta zindi match zihari nuze bosadari ko agiye kujyamo BAL ivamo nuze bosadari either way nani Patriot izaba ya gatatu kandi bitari ngumva ndashaka ku Patriot bya kane kuko iramutse huye tuvuge APR iramutse hure na Tigers is win sibyo so yeah kuri ngewe niyo yari take ariko rero nanone that was my take kuri Rwanda Basketball League cyane izeven kabisa pe nanuza Tigers nagiri kwiyaminiya neza mwe sinzi ko yababasha ko bakina Tigers ifite ikipe nziza man Tigers ifite Pichu ifite Daniel Hazi ifite Kacheki ifite uriya tipe nuze David ifite nuze Lars baba sweeping aze ntago byakagombye fe bon that was my take numundi niyo take yanjye kuri Rwanda BLA nako Rwanda Basketball League it's up to you no mbwira kuri APR kuri BLA so list hasotse bashobora ariko ubu niyo yanyu abantu basimbuye Osborne nanuze na Bongo Colonel ni Shuma Karekezi Shuma harya ni Dylan Karekezi Shuma Dylan nanuze na
uriya mutipe w'umunyamerika bita Mila. Mila atari wa Mila ntabwo ari Mila wanjye Mila Junior boro mwiza urebye ni ibyo ngibyo nibo babasimbuye. Don't agree with them ariko nta kundi nibo bahisemo. By the way njyewe naje kureba narebye Nairobi City Thunder mbonye abakinnyi bayo ni ishobora gatoya kugora aperemo gatoya nabyo naho made by ball MBB imeze nabi ni wagadi so irani mva so you judged by the I'm telling you like the cover like no kuri I'm judging them ngo we run down we don't judge you know we judge kuri kizo for sure take bro na abakinnyi bawe bose nababonye bro ndanareba reka apel ni muri amutipe wo muri South Africa uri umupikina muri rege we babizi yuko na don't even try ubuzareba bro ira bona ngo ni wagadi ushobora gutungurwa ni wagadi bro akoze bite byawe sembizi nta urangaze apel iro ni easy win so kujya South Africa ngiye biri guaranteed apel in South Africa guaranteed nanjye ndabishaka rwose I'm rooting for you uzimamo Sititanda ifite umutuntu tugabo nyine twihambira tutufite aba Sudani ifite abanyamerika bangaya n'abanyakenya urumva nukwihambira urabona se tuzaba bambere oya pe apel kuhambira ubikuye uzikipe bazakina nayo Suizi ekipe bazakina nayo ibyala yo zamera nka Al-Ittihad kuno muri Sahara ni muri Kalahari kuno yagitambuka ni kuri inaza na apel zakubita ubundi apel za kabiri apel za teaching apel ngiye kabisa nzabafana apel rwose nabonye iriya MBB ago squad yanyu nabonye MBB mbona ikipe zagurana ni imwe bro ni Nairobi City Thunder niyo yonyine njyewe nyine aperi njye nzatungurwa tu ikindi na njye nta kintu na kimwe I was so happy kubona Justin ari muri roster shout kuri Justin nishimye cyane ko ari umushuteri papa bagutu no tapeti yangu shiramo kabisa ni gukirega ukibazamu ni gukira kinyibazamu ngo na experience kandi nuze ndabizi neza uriya James Mayer ara coach wa pera zamuye iminota nose ega niwe mpite niwe efficiency yo muri 3 kabisa kuri 3.1 pourcentage iri hejuru cyane kabisa ariko sha ape ufite umukinga Gast udafite ikipe ukamwitesha ariko Gast no bigume ngo na equipe afite katuzanira apparently umva kwanza apparently yagize ama complication ya yagomba kujya na Patriots ariko still yagize complication ya team yari nta kibazo ariko ibyo ni ibya Patriots n'ibyo gukina championnat BAL yatandukanye cyakoze aho ngaho naho mugane simba ubu Dylan koko umuzi yakina he urebye match ze twaramuye muri equipe nationale nuko mvuga reka nkwereke urebye ariko shaka kuri Dylan nzagufana rwose urebye kuri Dylan reka ngwire to betting nyine nawe no right now iminota myinshi azakina iminota nk'itanu ni myinshi itanu cyakoze no muri equipe nationale ntiyakinaga ushobora kwagira nge wajya basi ngo tuzanye umukinnyi w'umunyarwanda ayo mafaranga aperi rwose n'aba diaspora ayo mafaranga asina Steve ntabwo ari kunyura kuri Dylan tuvugisha ukuri oya aperi n'aba diaspora uzareba buryi kanyarwanda nagize ku mbona ari kugira ngo basobanure amafaranga like uzanye umukinnyi w'umunyarwanda amafaranga bingana gutya ntabwo byumvikana umva nkubwire wenda wabeshya abantu badakurikirana basket kumva ngo wazanye Dylan yavuye muri Suisse hare kabisa nta kibazo akumukinnyi twebwe abakinnyi turabazi ese kubona Justin muri nani ikintu cyo nishimye ni Justin ko arimo experience aracyari mu petit muto yarazazamuka Dick yaravunitse twese turabizi nawe ari muri Amerika ntiyakinaga turebe let's see oya njye abahari oya arukuni mani kunda abantu God forbid kabisa I hate to be wrong oya you're not wrong on this time
on this ntago nshaka kuzagaruka kuri ino show on this issue APR man is aba diaspora ewana nta kibazo APR is a clashing up ariko wamugani ako kantu wavuze kujustifia budget tufuko nta yindi man like what the ariko ibyo tureka ureba ngo Gaston yinje muri no squad yawuramo minota nka 15 tanga benefits de doute mon cher ikore for now nje nakubwiye nzavugira abanyarwanda bashoboye bakwiye kuba bari muri squad ndabyumva ariko wowe uziko turi kwirasa mu kirenge nka bino bintu bya za Dinamo nanuze n'urunani turo kujyana abakinyi bro APR izagera South Africa mark my word jewe nta nubwo APR ndi kwibara i Kigali South Africa yo kujyayo it's a no brainer APR ni ikipe igomba gutwara BAL ifite ubwo bushobozi twabivuze wenda bazabikoraho wenda nabyo bashaka kukutira playoff yajya muri South Africa gatsindwa n'ubundi nzabara nkuko bazabavire mu hano i Kigali ariko ntabwo bizabimeze bazabavire muri South Africa uzaba bibaze nkaho bavire mu Kigali ko ndukuri bazabavire muri South Africa you have to give ugomba kubahereza flowers ziwe nzabara kimwe bishimire wenda bageze playoff last time ntago bageze playoff so buri process bro ugomba appreciate okay man ndikwanga kuba negative man ndabishaka rwose APR itsinze nzanishima you just don't want to be wrong I just don't want to be right I just want to be right what nguki ntago nshaka nyine ko ibintu ndi kuvuga bizaba byo bazabuving wrong oh great yeah right or wrong I don't know njewe my god ndikumva ko APR izabikora kandi urebye n'amakipe zakina nayo ameze nabi honestly honestly ameze nabi APR ni easy win kabisa kandi go right go muze nako mugumi Kigali Mila is nice Mila is nice I don't know the good thing yavuyemo bad wenda muzi ko azakina turabizi sindamye ariko se buriya bazakina na wena Chelsea Ronaldo buri bose ko bakunda guhandaringa umupira mu ntoki ubu McRae binakina si kimwe n'ibya bad nako si ibintu bad yakina si kimwe na Chelsea Ronaldo ajya McRae nigeze mubona McRae ntago arimo bad yaramusimbuye sinabikubwiye why did they waste those money anyway ntago tubizi abana bataramuhembye da ariko icyonzi cyo Samete Gal ngewe vraiment Samete Gal gusa Obadia ni nuze ni Obadia it's an additional value it's an added value yego Nandoye ari amara hasi bameze neza none ko APR hasi hanyuma the shooting side Poyo can knock down threes Robin Williams yabikora Poyo ari experienced na Juste minota mikeya Juste nawe bashobora kumushiramo match kuri Dike na nuze na Dylan nta kibazo arya bench n'urampeti wa NBA Academy I don't expect much from him Justin we nizeye ko ndashobora kubona nk'iminota nk'irindwi agatsindamo drop nk'ebyiri yatushiramo cyane njye nari ndamwizeye Juste we are rooting for you APR ikindi coach James ni umuhanga cyane azisana man nje APR nukusinzi impamvu ndi kwireba man APR man tuzabireba ko ari umuhanga muri bino bintu man anyway muri competition abagabo niko tuzamenya ko ari umuhanga so game ahandi ari muri championnat yagombye kuba ari sibyo ngewe kwanza ndanigarukiye ni gute abo ari kumwe na Patriots mukubita ukambwira ngo umuhanga ufite iriya squad Patriots kagutsinda nzabibona ahangaha nibwo nzayibona neza ko ari umuhanga muri nuze muri BAL ari gute man wabona turi kumwoverrating ari tubona amageste ngo abakinyi bose arabakinisha ndamwemera ntacyo ndamwemera pe ariko ntabwo numva uburyo Patriots gukubita bibaho yaryo se wavugaga agomba kugaragaza kubita ibyo ntabwo bizava kuri mutoza
bizava kuri organisation ya APR. APR nakambisubiremo nimba mushaka ko APR muba ikipe itazongera kuvugirwamo mutazongera kurerwa, reka mbisubiremo, mutazongera kuregwa ruswa, kuregwa kugura abasifuzi, kuregwa ibiri byose. Mwubake team yanyu ku buryo izaba iri mu difference na team ya kabiri bakurikiye. Like Patriot mujye muyitsinda ku buryo mutabahereza rooms zo zazavuga ngo mwatwibye umusifuzi. Mubakubite mucaho. No muri football same team reyo mujye muyikubita 4-0 Kiyovu kubita uzareba. Kandi ubwo izimamvu njye mbivuga kuriya bro, APR niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu. APR yarekrita neza ibishaka. Narebye nagiye kureba finale ya nasakamenya namuzana ibishaka. Nagiye kureba finale ya Police na APR muri volleyball. Bravo, Police yari wakubise. Nyine ari mu competition igaragara. Abanyarwanda niho honyine. Police aho gatoya. Reba muri volley niho honyine. Ako polisi yatubabariye. APR ibiri fair. Polisi yatubabariye nk'ira club yamanutse gatigura nka flamme. Tukeneye mana amakipe afite amafaranga muri basket. Ariko nge iyo nama ya APR mbabwira. Ye komi eheta ngo mukorana n'umuntu ntameze gutya, ariko APR mufite ubushobozi, administration ngewe nimba munabireba mutanabireba moi je m'en fous. Ariko je vais dire ce que j'ai à dire. APR mufite amafaranga, ariko amafaranga yanyu muyakoresha nabi. Mwakagombye kuba muri kipe nka Al-Ittihad ikubita nta kubabarira. Reba ku Al-Ittihad noneho baniyubatse mbere babona ukuntu biyubatse. Ubona squad ugavuga ati yakibaze ga APR we Al-Ittihad. Okay, naribi kandi bazahora no muri South Africa. Nako karaka kunyuzaho. Ya ikadwa twikomereza ariko ngewe gusa ngewe ibintu byose mbamvuga APR nzabana nambaye na jersey guys. Urabizi ko nafite na jersey ya APR nge nzabana yambaye kabisa. Nibidukundira tuzakavaringa match live kuri bidukundiye, turi kubipanga, turi gukoresha uburyo bwose bishoboka. Bidukundiye twabikora live, twakomentinga match live. Reka dusoze tuga kuri NBA ho gatoya. NBA yo very many surprises. Playoff Indiana ba uzi Indiana yakoreye Cleveland ibaye team uribuka yari 2015 yarya ni 2017 ya kipe ya Atlanta Hawks. Irimo ba Jeff Teague, irimo ba Paul Millsap, Horford, ya imwe na ba Kyle Korver. Yego imwe yabaye ya mbere bagahita bayikuramo bagahita bayikuramo muri second round. Now Cleveland ifite imvune. Reba uriya mupivo wa Mobley Garland imvune senege niyo mpamvu Anthony Edwards yatsinze Golden State. Rega umva nkubwire kankwereka Golden State ni ikipe offense yabo yose karatari. Nonse Celtics ko yatsinze game 5 umva nkubwire 9-3 madari nta kibazo. Celtics izakomeza. Celtics ya urumva izagira final. Celtics in 7. Kawasiwe muri New York ifite ikipe nziza. Uzimamvu New York ifite Jalen Brunson sibyo? Ifite Cat, ifite no mutipe nuze nani imtipe bamwita wari uri muri Brooklyn bamwita Michael Bridges. Ifite ikipe balance nziza, ifite banuze ba Josh Hart. Ahubwo iyo ifite ba OG Anunoby. Knicks ifite amahirwe amwe gusa kuko Porzingis arwaye. Nicyo cyonyine niyo mpamvu kandi ari gukina. Kamwize kuri abandi baravunika mu magame ya mbere. Yaravunitse ararwaye kurwara by'intambara afite nimba ari malaria nimba. Umukinyi wawe Jalen Brown ari gukinisha abantu mwana. Uriya mutipe amaze kumwanaliza njye nanalize yanjye opinion yanjye. Uriya mutipe is just athletic. Nta game. What do you mean nta game? Nta game. Ntashobora no kugenda on the left side. Shooting iri decent, ntago ari umushuteri. Afite athleticism ye kabisa arayikoresha.
ariko ntago ashobora gucreatingira abandi reka nkwereke uyu ntago Celtics yicwa no ama plays yose yubatswe ku muntu umwe gusa kuri Tatum kurebe Tatum yakinye neza Derek White asanzwe akina neza abakinnyi bose after all ari kurebe game 6 uzareba jobundi uzareba Celtics uzavamo man bro kandi reka mbwize I'm sorry to say so let me tell you ntago mwatsindira New York ari turayitsinda muri Madison turayitsinda uraza kureba sawa I'm telling you uraza kureba ko Celtic wowe ibyo nari ndimo kubwira icyo nsenga gusa Porzingis abafite imbaraga gusa yeah first of all small ball za Joe Mazzulla yo Tatum ataziforces nuko dutsinda kuko nyinshi dukina hariya na playmaking ibihari ku buryo ngo turakina as a team Brown akinisha Brown ageze umupira hasi muri paint awugiramo hasi at least fashion sense ngewe ahubwo narishimye ko Tatum abaruhutseho gatoya ni ukuri Tatum narakunze cyane ko ntago narishimye ko yavunitse ariko nabundi abafana ba Golden State bo ndabizi bafite abafana benshi ikipe yanyu ishingiye offense imaze imyaka irenga 10 irirahinga ku muntu umwe avuyemo ntimushobora gutsinda ibintu byose bitabyivanga kandi noneho n'ikindi Draymond ntago ari umuskora afite IQ irenze offensively na defensively ariko si umuskora Jimmy Butler nawe ubwe ntago ari umuskora ntago ari bwatare wakana gute utanyuma ko Jimmy Butler atari umuskora ntago ari umuskora ntago ari umuntu waguha amanota uva ngo bwira yego yayaguha sibyo ariko ntago ari umuskora nk'aba Curry nk'abano ba banter ntago ari nk'abano ba Anthony Edwards Jimmy Butler man no muskora nuko afite kuna ari two-way player bya hatari afocusinga ahantu habiri cyari Jimmy Butler no muskora kereka erega aravunika kuri defense mu expecting ko atisanze muri imikino ya care batawe prepared akiri kare naho ubundi yaba prepared yari gukina neza cyane Jimmy Butler urumva ngubwe urebe parcours ya career yose nane mushaka gusanga ari average 25+. Nacho tunabyorera gusa system ya kare nako yanuze ahubwo nibyo ishingiye ku muntu umwe kandi nyuma y'imyaka yaza kuba hari baramukinira utwo amaskula wowe umenye ko atari president cyo cyonyine nabyo ntakireka tubifate gutyo gusa njya kimara kuvunika na SMB bibona yuko c'est finito bihangana baje Cancun baje ntibari kuri nuze kuri coast neza Bay San Francisco niri kuri arya ni Pacific ni yani Pacific Ocean nibyo nyine nabende to playoffs ziraryoshye anyway abantu bazatwara nuze Denver ko kizaba kubita zaba closing akabisa sakurega okay sinikipe abana experience ifite nadi kubwira gusa bi interesting ko equipe zose umuntu ategeza ko zagera ino finals uretse Celtics gusa igiye atana nibyo se umvaga iriya kipe yadukubita 3-4 seriously New York okay New York in 5 kandi in 6 cyangwa New York in 6 kandi Celtics in 7 okay anyway zara kibazo gusa finals equipe zagerayo nta numwe kandi urabyuma neza turamutse Celtics iramutse Celtics iramutse ikinye itwaye iyi second round ya finals kuko passes I don't see the Indiana iri gustopinga players they hate ni gute bavotinga yuko no muze Halliburton the most overrated player kandi abakinnyi babivotinze ko bari kubakubita bya hatari playoff iraryoshye bya hatari gusa je ndikona prediction yanjye finals izaba ari Knicks na OKC Knicks na OKC finals okay turetse ubufana ku ruhande urana ko dari uri down anga Nuggets na Celtics oya fari kugendera
ku mateka ngewe prediction yanjye ni Nuggets. Nanjye nzi ko Nuggets izakomeza, ariko bano ba Petit man ntago bari kura. Nuggets izatsinda nani Timberwolves. Nuze okay, sizatsinda Timberwolves. So izaba yanatambutse kwanza. Sikazi legacy 3 tuzi ukisirejure goridi. None ndakubwiye ko izatsinda nani. No. Ngende gufata amahanda dog. Nana bettings. Ntanamza betting. Na betting ko ndikwabwira. Nje nakoze prediction yanjye. Nanjye yanjye ni Finals Celtics. Knicks na OKC. Celtics 7 guaranteed. Anyway, bro, so unanjye renda guaranteed. That's ashana ga scoreboard hanyuma tuzajye twandika. No muri NBA TNT yashobaye tagwete inside the NBA. Yeah man, like ikadusoreza hanga. When uze when Denver na Celtics. Je ni OKC na Knicks. Na Knicks. Na process. Yeah. Ni OKC na Knicks. Sawa rero abakunzi ba The Buzzer Pod. Ubwo rero wa mugani nitugira amahirwe wa mugani ko uruhirya bivuze tushobora gukora BAL live. Tukabivugaho live kabisa muri enjoying. So guys, subscription irakeneye cyane. Zamure numbers tugeze kuba subscribers igihumbi. No kuri pe. We need subscription turazikeneye cyane. Igihumbi. Ama comments yanyu turasoma. Shout ku bantu ba commenting. Kandi turanahindura. Shout kuba we change ku bantu baduha ama like kuri YouTube. Yeah, and share please. Share kabisa abantu benshi baba bakeneye kumenya. Hari umuntu wavuze ngo tujye tunavuga ngo amaterme ya basket tuve kuri basket. Yes, we are thinking about it, ariko tugomba kuba dufite tuzabipanga neza, dufite na screen ku buryo muba mubireba neza. Yeah, so icyo gitekerezo ni cyiza bya hatari. So thank you so much. Ari imvugo mu Kinyarwanda yavuga ngo nta mwana uvuka ngo hete arigisheke ingobyi. Yachi migani urukwavu rukuze mu bararurye man. Migani yawe vuga twumve nta mwana uvuka ngo arigisheke. Uyu nawe nta mwana uvuga ngo hete yuzura ingobyi. Nta mwana ariko uvuga hete arigisheke. Fam byose ni kimwe. Ariko umugani wawe ntago wawe wawe yimbi. Anyways, shout out to all our viewers n'abandi bafana bose. Mbayanje kuri APR, we are rooting for you in the BAL. Ayanje yashizemo. Make us proud. Now vuta muri episode 24. Yeah, guys. Yes sir. Kabisa. Ciao. Thank you so much kabisa. And shout out to you. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.